Twakomeje tujya kwakira umunyarwenya witwa Pirate. Mwakire n'amashyi menshi cyane. Amashyi menshi cyane twakire Pirate. Aha. Naje mu ishuri ryanjye mwarimu wa mbere avuyemo hajemo undi wa kabiri. Ukuntu rero bimeze reka nibariza abantu. Mbombo reka mbaza abasore hano usibye kuryama udashashe nakaye kandi kamaro ko kuba singo. Amahoro. Ubona ntayo ufite se. Okay ntacyo muragira isoni zo kujya mumbwira ariko urajya umbwira ngiye mbibwira abandi. Usibye kurya mudashasha kandi kamaro ko kuba singo nakahe. Arambwe ngo kurira mu isafuriya. Aha abakobwa. Usibye kurya mudashasha kandi kamaro ko kuba singo nakahe. Abakobwa barabimbwiye ngo kunyara mu ibase wogereza n'ibyondo. Mujya mubikora. Aha usibye kurya mudashashe akandi kamaro ko kuba singo nakahe. Utambara ikarisi. Nako nakamaro se. Aha harimo nijoro urara wisanzuye. Noneho uramutse ufite umuntu nibwo urara uyambaye. Kwaba ubicurika sahu. Umva mu gihe uri singo rukwiye kwambara mugondi 10 mu gihe utari singo ukagira. Akandi kamaro ko kutaba singo rero harimo ko icyo bita ngo kurira mu isafuriya gukora ibintu byinshi ariko ngewe icyo navuga akandi kantu nk'abantu wenda bagira toilette zo mu nzu hari ukuntu ukenera kwiherera wisanzuye. Iyo ufite umuntu mu cyumba rero hari ukuntu wifata kandi wenda mu nda bitameze neza. Kandi bino biborosho byo muri wese zino toilette zo muri wese aho zibera mbi. Iyo toilette zo muri wese mvuze ngo iki se? Ubwo kakoze uno mutsihiriwe nta zuba ryavuye keri wacu yo hirwaga nta zuba ryavuye hiri bakita igitumbiko twajyaga tuvuga ngo hapfuye umurozi none ukuri no minsi imeze none niba hapfuye indaya simbizi. Umva izuba ryanze kuva neza. Aha ubwo rero ishuri ndi kugenda ndireba gake uko mumeze mukanya tugiye gutera chef na chef 10 tugiye kubatora chef 10 tumugire nde Melissa haguruka chef 10 haguruka usuhuza ishuri ubwo niwe chef 10. Aha chef tumugire nde inde Franco ishuri haguruka usuhuza ishuri ngo niwe chef. Bapepere ngo niwe chef. Bakugize chef byabaye. Aha nakuze numva bavuga ngo ushaka kurinda neza ngarindisha ibisambo. Ubwo rero abantu basakuza bura n'ubundi nibo bavuze ngo babe chef na chef 10. Aha ubwo rero ukuntu bimeze ejo bundi narindimo ndareba ejo habaye match ya Real na PSG. Nayirebye gutya ndayireba ndi kuyimedika ntetse ndagenda bareka ntereko Real babayiriye ibitego 2 kuko yamenyereye gukora remontada. Ngiye kureba kuri imwe muri company za betting mbona bayikubiye inshuro 40 itantereka y'igihumbi nicyo nari mfite gusa nyiteretseho mitajya kuri Instagram kureba udukweto nzahita ngura mu kugenda kureba udukweto ngarutse ubwo nari ngarutse nsanga Real bayiriye 4 nahise nsubira kuri internet kureba uburyo wakoresha kugira ngo urye umuceri wonyine nsanga uburyo buhari bwo nyine ngo nukurya uzimije itara rero kuko Real Madrid yankoze. Ubwo rero hari abantu ubundi busanzwe urebye mu ndangamuntu ufite imyaka 20 ariko ubundi mfite imyaka 9. Impamvu mfite vuga ko mfite imyaka 9 nkuramo ino myaka 2 ya covid mfata imyaka mfite akuramo imyaka 2 ya covid akuramo imyaka namaze ndi umushomeri nkahita nkuramo imyaka namaze ndya nabi ahita nkuramo n'imyaka namaze ntereta dore ko nayo nari ndi gushyigingizwa nkasanga ko mfite imyaka 9. Ubwo rero urubyiruko s'abantu bari munsi y'imyaka 35 uramumfasha. Urubyiruko rurimo hano mumanika akaboko turebe urubyiruko
mwabyemera se? Ariko hari ijambo naze kuvumbura, ijambo Al-Shabaab ubundi ngo ni umutwe witwaje intwaro ngo mwazirance za Somalia. Ariko Al-Shabaab nashatse ubusobanuro bwayo nsanga Al-Shabaab bisobanura urubyiruko. Wenda nuko s'il vous plaît ujye kuri Google Chrome bisearching urabibona, bisobanura urubyiruko. Wenda nuko hari umutwe witwaje intwaro wiyise iryo zina bigatuma risona nabi mu matwi y'abantu. Ariko ubundi Al-Shabaab bisobanura urubyiruko. Ubundi Al-Shabaab ni buri munsi y'imyaka 35 nawe uri iki? Uri Al-Shabaab. Al-Shabaab mbango murase kugira ngo itubyemera ko Al-Shabaab ziriho, kugira ngo mitembereka ko abanyarwanda bahani Kigali ukuntu muri ibyihebe. Ngiye kwita mbikwereka neza ahantu abanyarwanda bahani Kigali ahantu babera ibyihebe. Ndabikora mu byiciro bibiri, hari ndakora ku gitsina gore n'igitsina gabo. Ejo bundi ari umusore buretse s'il vous plaît wimvanga. Ejo bundi ari umusore wasimbutse kwa Makuza, bita bigaragara ko hari abantu benshi hano mu mujyi wa Kigali bagendana agahinda gakabije, bikabatera gusimbuka za etage bakagwa hasi bagapfa. Mpita mvuga nti se nk'uku nguku nibagiye bakora isuzuma bakareba nk'umuntu winjiranye umutwe winjira afite agahanga kagaragaza umubabaro, babona agiye kwinjira kwa Makuza bakavuga ati buretse wowe gatoya, bakaba buretse kubera ko babishoboka ko yagira gute yakwiyahura. Mbona ubwo buryo nabwo ntibwakora. Ndavuga nti se bazakoze imashini bakayishyira rya kwa Makuza ipima agahinda, wakwinjira babona agahinda kawe kageze kuri 80% bakavuga subirayo, wowe ushobora kugira gute, ushobora gusimbuka. Ariko nararebye ndavana icyo cyuma baramutse bagikoze nta munyarwanda n'uyu numwe wazinjira kwa Makuza, kuko n'ubundi mwese mufite iki uduhinda. Bamwe muri mwebwe muri n'ibyihebe. Kanze nkwereke, reka tufate nk'urugero nk'abakobwa ndakeka muri abantu bakuru, hari icyo bita imiti yongera za gahunda bajya bavuga. Abantu bazicuruza hano mu mujyi wa Kigali bavuga ko 90% by'abantu bakonsoma iyo miti ntago ari Al-Shabaab zikonsoma. 90% ry'abantu bakonsoma iyo miti ngo ni abanyamahanga baba mu Rwanda. Abo banyamahanga rero bano banyesudani barisha kuriya n'abanyanijera n'abanyakote d'Ivoire, iyo bari kuza mu Rwanda urukumva nibo bayikonsoma. Iyo bari kuza mu Rwanda bazana ibikapu by'imyenda, nta bagore bazana. Bishatse kuvuga ngo barongora abakobwa bacu bahani Kigali. Ubwo bici iminizi k'abakobwa bahani Kigali ari iki? Ari ibyihebe. None natwe abahungu tubera ibyihebe, abo bakobwa bakora izo gahunda nabo banyamahanga babi Kigali birangira ari twebwe tubagize iki? Birangira ari twebwe tubagize abagore. Bishatse kuvuga ngo twebwe narwo turi n'ibyihebe, turi ibiki? Turi abatalibani. Ni ukuri kuma turi abatalibani. Ambo hari ikintu bajya bavuga ngo hari igisakuzo bajyaga baca ngo nyuze mu ishyamba rirahubangana. Unyuze mu ishyamba nyuze mu ishyamba rirahubangana. Bagasubiza ngo ni inzara y'umusore. Bishatse kuvuga ngo nkuruye urusubi mudufashe n'iki? Ibyo mvuze nibyo. Okay, nyuze mu ishyamba mutuze nyuze mu ishyamba rirahubangana, basubiza ngo ni inzara y'umusore. Bishatse kuvuga ngo inzara y'umusore ni ikintu kiba gikomeye cyane. Tuza wumve kano kantu. Inzara bishatse kuvuga ngo inzara y'abasore batanu, imbaraga z'inzara y'abasore batanu zanyeganyeze etaje. Noneho umujinya w'abagore babiri waterura indege. Ngo ariko ububwa bw'umusore umwe w'inzobe ngo bwateza Imana ikirunguriro. Agatobwira mugenzi wawe ngo ndakwiyamye, bimubwira ariko ubwira ngo ndakwiyamye. Ari story yambayeho turi Musanze, yari ngewe umushumba Muhinde n'uwitwa Kerema, twaje gusura Muhinde hano yiga Musanze afite ghetto. Tugezeyo kora ki Musanze ni muri quartier, tugezeyo kugira ngo mbemeze tuharara rimwe bukeye. Mbwira abasore nti ariko ndababwira ni kugira ngo mbemeze nireka nzenzane umukobwa mwiza maze mbemeze. Urabiza abasore yo twahuye bandabye icyana cy'inzobe cyo muri quartier nari nzi kuva kera cyaragiye kirakura kiba cyiza cyane, ndagitumira kiraza kije abahungu bahita bikubura. Urabizi ukuntu abasore tujya tubigenza, aba barikubuye ninjirana nacyo
ubwo ndasohoka navuga nti ngiye kumwambara, abatipe bati mwambare sha. twinjiye umwana ndamusaba aranyima, nkoresha tekinike zose zimwe abasore tuziranyeho, umwana aranga neza rangije ari tekinike ya nyuma bajya bavuga ngo iyo umukoze umwana ahita ajya muri mood. naramucunze mba nkozeho gutya arandeba, kugira umwana ajye muri mood mbona ahubwo akambije agahanga, arandeba ngo ngaho kora no kuri rino naryo ndikora, aravuga ngo wungutse iki? ubwo mpita mbona ko bitari bushoboka, umwana bagize ate abaranyima. ubwo bamuhinde bari hanze bategereje kugira kute kumva ko nambaye umuntu, kandi ubwo iyo biza kurangira ntamwambaye nari kuba ndimbwa koko. Uzi ukuntu nabigenje, umukobwa cyari n'igikobwa kinini cy'ibiro nka 90, bandakiremye nanjye n'abantu mva rero nidora uranyimye, ariko reka ngusabe serivisi imwe uyikore. ati wowe nidusohoka nkwerekeje umbabura usohoka uri gucumbagira, ati nta kibazo ndabigukorera. ndabandi tujya gusohoka tubanyura uri kuninagira, ati yego uburiri nanjye mbukoreramo siporo, amashuka ndayasandaguza, akaguru k'igitanda ndagakonyora, ndangije umwana akaguru k'igitanda mba ndagakonyoye, ndangije umwana w'umuhungu mbamenyeho utuzi. umukobwa aranyemera asohoka ari gucumbagira. bamuhinde hari ukuntu unyura ku bantu baba bafite ikintu bari kuvuga bakagira bari, nanjye nkasohoka ameze ntya, nanjye nasohotse umukandara nawe uregeye denze umva ndaritse utwe nk'umuserebanya ameze ntya, mba ndamuherekeje baragiye. iyo tekinike nari inkoze nta muntu ari gupfa kuvumbura ko ntagize gute nta mwambaye. naragarutse nsanga abahungu bazengurutse uburiri. ati ibintu bibereye aha hantu ni ibiki? ariko muhinde buriya ni umurara mutazamureba kuriya, nasanze muhinde yamvumbuye. muhinde yafashe kuvura arayihumuriza, ati umukobwa wawe nk'umureko ntoya, uti none aya mazi karayimvura. babamvumbuye. abantu mwakuze bababeshya ko umwana aturuka mu mukondo mumanika akaboko, ko muri benshi nyabo burya ababyeyi bose ni bamwendagasa. nanjye icyo kinyoma mama yarakinteye, abankaraza ikinyoma, ati umwana ngaturuka mu mukondo. tugakura twese ariko tubizi, reka tugere mu wa 6 primaire watwigisha reproduction, batwigisha uburyo nk'intanga ngo zikomeza niyo hirya, umwana akavuka ngiye umugore akabyitwita amezi 9, batubwiye ahantu umwana akomoka mw'abantu. turavuga ngo ko bari baratubeshye, ubwo umwana wavumbuye ikintu waramuhishe atahana amatsiko menshi. mba ndatashye nsanga mama ari gutoranya ibishyimbo mu mbuga, nanjye negegama ku bikingi by'amarembo, ngo mwana aturuka mu mukondo. nawe yese avumbura ko nabimenye, ngo mva icyo gicucu. kandi mukabeshya abantu mwana, mukabeshya abantu. hanyuma ndi umwe mu baspecialiste mu bintu byerekeranye n'imibereho hano muri Kigali, mu bintu byerekeye uburyo wabaho muri Kigali neza nta n'ikibazo ufite. hari umuntu aba ufite ikibazo cyo kumbaza kuri izo ngingo, ngwino umbaze ikibazo, nta kibazo ushaka musanga aho ngaho. asha uri kubona aha ngaho hicaye aba VIP ukagira ngo urwo rutwe sinarumanye, njyewe mvanganza aho ngaho. chef ten ngaho mbaze ikibazo ushaka. ni gute umuntu yaba muri Kigali w'umukobwa afite 30 akamara ukwezi kose ayaspendinga? ni gute umuntu yaba muri Kigali afite 30 bikamumaza ukwezi kose ari umukobwa? ibyo bintu birashobokara. ngo ni gute, ngo kubera iki? ngo ni gute umukobwa yamara ukwezi muri Kigali ngo agakoresha 30 nta kibazo agize? reka mugire inama y'uko uzabigenza. we ubwo buryo burahari. ibyo 30 uzabikoremo itike ya buri munsi, ujye gusura abahungu bakurongore urye utahe, uko kwezi kuzarangira.
umva mbese wumve mwarabakindaguye mwarabamaze wait ubundi ubundi bivugwa yuko ubundi bivugwa yuko mu mategeko n'amabwiriza bivugwa yuko ubundi sugar daddy wujuje ibyangombwa bagomba kuba afite inzu, imodoka, inda ndetse na sida. Wowe urabizi. Noneho na Slay Queen ye Kigali, nubwo mwese mbona bamwe muri mwebwe mwigira ubusire Queen, umva Slay Queen ye Kigali ibintu igomba kuba yujuje. Igomba kuba ari inzobe, ari muremure, ashinguye, afite mu kanwa h'umukara, byaba byiza afite mu nda zeru. Merisi uranyumva? Cyasohotse. Ugiye gufata sinafu. Kandi reba nka Teacher Pamela avuye ahangaha abasekeje mu Cyongereza. Harimo nk'abantu bapfaga guseka mu Kigali batazi n'ibintu bari guseka. Mwabako nta kuntu baba bariganye kacya ngo umenye Icyongereza. Mwabakobwa mbagira inama. Mwiga ururimi. Hari umukobwa wari uzi kwikiza ngo no problem icyo gusa. Azi yuko abanyamahanga bose bo mu Rwanda iyo bakurongoye baguhereza amadolari. Niko yarazi kandi yaribeshyaga. Ubwo abanyesudani baramuhamagaye ari bane, ibyo bamubwiye byose ngo no problem. Bamurongoye uwabane basoje bamuhereza ifu y'akawunga. Nibyo bari bamubwiye nuko atari yabyumvishe. Mwige ururimi. Sibyo? Mumereza amashyi. No problem. Bajya bavuga ngo kwitaba ribu wakwitaba Imana. Noneho ribu izaguhamagare bajya kubaza ibintu bivuga ngo no problem. Urebe ikintu bazagukore. Ubundi bajya bavuga ngo gukira hari abantu bakizwa n'imigisha, umugisha buri yubaho, ari n'abantu bakizwa n'ibintu bahawe n'iwabo, barazwe n'iwabo. Abantu bagakura gutyo baramutse bafashe mu kano kano ndimo tsoza, baramutse bafashe abantu twese ari umuntu wahana Kigali n'uw'inyamagabe bakatwambura ibintu twese dufite dutunze n'amafaranga dufite kuri konti bakayatwambura bakaduhereza miliyoni 100 buri muntu, buri muturarwanda wese ngo ngaho ni mugende. Nyuma y'umunsi umwe bamwe batabongera bagakena, nyuma y'umunsi umwe abandi bakongera bagakira koko. Uzi ukuntu byagenda n'urugendo nkanga muri show. Twese batwambuye ibyo dufite. Twese bakaduhereza miliyoni 100. Uzi ikintu nahita nkora ntago ndi kurota. Uzi ikintu nahita nkora indaya. Uwo muntu bivuze nini? Okay, ntacyo. Reka tubyirengagize. Nubundi abantu batize bararushya. Abantu batize bararushya. Ubwo twese badukuse miliyoni 100. Samiri miliyoni 100, Frank 100, uyu nguyu 100. Twese n'abakobwa. Ambo. Kristera nahita mutahana nkamukubita miliyoni 20. Ubwo sinsigaranye 80 we ntagize 120. Gusa icyiza nataha mu rugo nkasanga umugore wanjye yo natakaje nawe yayinjije. Sinzi kumva ko kana. Miliyoni 20 natakaje nawe nasanga yazinjije. Twese twakomeza tugakira. Murakoze cyane, ndabakunda, tuzasubira ubutaha. Murakaza neza muri Samsung 250 ku gicumbi cy'amatelefone ya Samsung, iPhone ndetse n'ibikoresho bya electronique byose. Muri Samsung 250 iyo uguze telefone ya Samsung wishyura make andi ukayishyura mu byiciro. Hanyuma wagura iPhone ukishyuraho 40% asigaye ukazayishyura uko uzagenda uyabona. Samsung 250. Sure deal.